yitwa Clarisse Karasira, niyo mazina ababyeyi be bamwise. Avuga yuko ngo ababyeyi be bamutoje ubumana n'ubumuntu. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze tariki ya 31 Ukuboza mwaka 2020, Clarisse Karasira yatangaje ko mu basore benshi cyane yamaze kubonamo umwe wo kuba umwami maze nawe akamubera umugabekazi. Yagize ati nguyu uwo Imana yandemeye, umutware nkundira ubuhizi, ingabo idatatira igihango, imfura ikunda u Rwanda ikarukorera ubutiganda, undutira bose muri ubu buzima, ndagukunda King Dojua. Yongeyeho n'andi magambo y'urukundo amwe bamwe mukunda kwita imitoma, maze ataka umusore karahava agira ati umutware yansabye ko nazamubera umugabekazi w'ibikomangoma bye, nashingira he makanira iyo ngabo y'ikirenga. Urakoze Mana, urakoze rukundo. Nyuma y'ibi rero tugiye kubagezaho amwe mu mateka y'uyu musore wahugije agaherana kugeza yegukanye umutima wa Clarisse Karasira. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, mbahaye ikaze. Yitwa Dojua Ifashabayo, yavutse tariki 30 Mata mu mwaka 1994, imyaka 27 kugeza ubu. Yavukiye mu ntara y'Amajyepfo, ubu ni mu karere ka Kamonyi. Akimara kuvuka cyakora byabaye ngombwa ko ajya kwibera mu mujyi wa Kigali. Amashuri yisumbuye Dojua yayize muri Lycée de Kigali, nuko aza gukomereza amashuri ye ya kaminuza mu gihugu cya Ghana muri Université ya HS University kuri buruse ya Mastercard. Mu mwaka 2016 yashinze umuryango w'icyizere awita Anidaso, akaba anawubereye umuyobozi ushinzwe ibikorwa, aho bakora ibikorwa byo gufasha abantu bataye ibyiringiro. Ifashabayo Sylvain Dojua nyuma yo gupfusha se muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka 1994, yahuye n'ibibazo ariko yanga guheranwa n'agahinda. Ahitamo kudacika intege, kwiga yashyizeho umwete no gukora cyane. Afite imyaka 12 gusa. Dojua na bagenzi be ndetse na bamwe mu nshuti ze bafashe igihe cyo kujya bagenda basura imbabare mu bitaro, aho basuraga benshi muri abo bakaba barabahohotewe ndetse banashyizwe iheruheru na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ubwo yabazwaga kuri ibi bikorwa by'ubutabazi yabisobanuye muri aya magambo agira ati umuryango wacu wari wasigaye wangiritse cyane kandi nta wundi wabikosoye uretse twe, tutitaye ku myaka dufite kandi tutitaye no ku masura dufite. Yakomeje agira ati twabonye ingaruka itsembabwoko ryageze kuri benshi mu nshuti zanjye ndetse no kuri njye ubwanjye, tubura abacu ndetse n'abatugaburira. Benshi muri twe ntitwagombaga gufata umwambaro w'abayobozi b'ingo zacu, ahubwo twanabaye abakozi b'abandi. Akigera kuri HS, Dojua yatangiye gushaka uburyo yakomeza kugaragariza abantu urukundo n'icyizere, aho yagize ati tugomba kuba abantu bafite imyumvire ikomeye y'ubumuntu n'urukundo. Mu mwaka 2016 kandi itsinda rye ryasuye inshuro nyinshi ibitaro byo mu mutwe bya Apantag muri Ghana, baganiriye n'abarwayi binyuze mu muziki n'imikino ndetse banatanga impano z'ibikoresho binyuranye. Aha avuga kuri iki gikorwa yagize ati nahisemo kuba umuyobozi utazashaka amahoro gusa, ahubwo uzanakora cyane kugira ngo abantu benshi bafatwe kimwe. Igitekerezo cyoroshye ni ugutanga ibyo nifuza kubona. Kuri njye impuhwe bisobanuye kwigomwa, kuba inyangamugayo no kumva ko ntamerewe neza kugeza igihe nzabasha guhindura ubuzima bw'undi muntu. Icyo nicyo tugomba kwifuza twese
bamwise nk'abantu. Bivugwa ko uyu musore na Clarisse Karasira baba bamaze igihe kirekire bakundana, gusa bakaba barakomeje kubigira ibanga, aho binavugwa ko uyu musore ari nawe muterankunga wa mbere wa Clarisse Karasira mu bihangano bye bya muzika. Kugeza ubu uyu musore ifasha abawe Sylvain de Joie ni rwiyemezamirimo, ubusanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Colorado, gusa akaba muri iyi minsi ari mu Rwanda, ndetse akaba yamaze no gusaba Clarisse Karasira kumubera umugore, nawe atajuyaje agahita bimwemerera. Urukundo rwabo rwari rwaragizwe ibanga rushobora kuba rugiye gutangira kujya ahagaragara, ndetse bikaba bivugwa ko aba bombi ubukwe bwabo bwaba buri hafi, hanyuma aba bakazahita bigira kubana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho n'ubundi uyu musore asanzwe aba. Clarisse Karasira ushobora kuba utamumenye neza, reka tubigufashemo. Uyu nguyu tubabwira ni wa mukobwa w'ijwi rizira guhinda, w'amaso y'urubogobogo, wa mukobwa udasamara ngo asazwe n'ibiguruka, wa muhanzikazi utari umusazi, umwe wasize Rutaremara, Gira neza, Ntizagushuke, Ibihe n'izindi. Aba hafi y'uyu mukobwa bavuga ko ari umukobwa utagira ishyari, udashyashyariza cyangwa ngo asinde, ngo ntasaragurika cyangwa ngo asiragire mu mashyano n'amahano. Ibendera TV tubifurije kuzagira ishya n'ihirwe. Njye nitwa na Cretin Ntirushwa ku Ibendera TV, mugira amahoro.